umwana arampamagara ati data yatumenesheje none uyu munsi arimo aragurisha imitungo yacu, abana 6. Uyu mugabo ngo yahimbye urupfu rw'umwana. Hari umwana wabaga kwa nyirakuru irutunga ahegera Muhazi igice cyo hasi, umugabo ajya kudekarara ko umwana ngo yaguye muri Muhazi, hanyuma ajya gushaka umurambo mu bitaro bya Byumba, ariko ngo agamije kugira ngo abone uko agurisha, avuga ko nyine agiye gushyinguza umwana. Umugabo yakoze impanuka mu kwa 4 apfa mu kwa 6, noneho kampani yakoreraga ifasha wa mugore kugeza mu kwa 8. Nyuma y'uko kwa 8 n'ubwo buzima bwabaye swahama niko navuga cyangwa se bwashaririye, ava mu nzu y'120 ibikoresho arabigurisha, niyo atabigurisha ko kazabamo byari kujyamo. Hanyuma n'ibikoresho byo mu gikoni byoroheje, ibyo byatwawe n'uwabereye mideni, ubwo nabona amafaranga azamwishyura. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Bakunzi ba Karegeya Omar Pano, twongeye kubasuhuza tubifuriza impera z'umwaka nziza. Twari tumaze igihe tutabonana ku mpamvu nyinshi iz'akazi n'ibindi tuba turimo, ariko icy'ingenzi nuko tumaze kuzura 35,000. Ni ikintu cyo kwishimirwa, bivuze ko umuryango umaze kuba mugari. Hari byinshi rero tutabashije kuganira kubera umwanya. Abantu babibaza ati ibyo muri RSSB kuki utabivugaho, ibyo abantu RIB yafashe bibi ubutaka. Hari byinshi n'ubu haravugwa kwihuza kwa Ibuka na ARG, irekurwa rya Jackie. Ibyo ni ibintu byinshi tuba tugomba kugenda tugarukaho, ariko tubikora uko tubishobojwe, umwanya n'ubundi bushobozi. Ubushize rero uyu munsi turavuga ku bintu ku bibazo bibiri bijyanye n'umuryango. Ndaza kugaruka ku muryango wo muri Mutete mu karere ka Gicumbi, umuryango w'abana 6 bameneshejwe na nyina, hanyuma umugabo akaba atangiye kugurisha imitungo. Baraye bampamagaye, ubwo no kureba n'ubwo bugure, inzego zibanze zikaba hafi bakareba niba n'ubwo bugure bufite agaciro. Ndaza kubisobanuramo gake. Baraye bampamagaye aho bakwiye ibishwaro. Umwana uw'imfura ari Kayonza mu murenge wa Murundi, hanyuma umukurikira ari muri Kamonyi. Bakwiye imishwaro kwa undi mwana ngo ari kuri Muhazi mu murenge wa Rutunga. Turaza kubimuzingo, ariko inkuru ikomeye cyane nayo nza kugarukaho ni y'umugore washakanye n'Umushinwa, babyarana abana 2. None Umushinwa yarapfuye, umugore yabonye ubufasha ariko akeneye n'icyo nakwita uburenganzira. Ubushize rero nigeze gukomoza ku kintu kijyanye n'izindi nyigisho tuba tugomba gutanga. Nakomoje ku kintu kijyanye n'icyo twita agahinda umuntu ashobora kwitera, ibintu ushobora kujya wicara ugashikagurika kubera ko bitagenze neza kandi warabigizemo uruhare. Cyane cyane abazi ibyo gupfa kw'abantu bavuga ko burya mu gusamba, abavuga gusamba cyangwa gusambagurika, byishe umuntu yashikagurika, ubwonko bwe buba burimo butekereza ibyo atabashije gukora neza kandi wenda yarabishoboye. Niyo mpamvu rero umuntu wese uko ashobojwe yakabaye agira umurongo yumva nawe ahagazemo muri kino gihe no mu kizaza. Nk'uko nabikuye, ngira ngo nabikuye kuri channel ya wa mukobwa ba Jarasi nibo bamuzi, umukobwa wigeze gushwana na sebuja kuri YouTube, Sandrine je crois. Ari ikiganiro yigeze gucishaho avuga ko yakivanye muri The Social Animal.
igitabo cyitwa The Social Animal, aho avuga agahinda umuntu ashobora kwitera muri kino gihe cyangwa ikizaza. Hari ubwoko bw'agahinda, hari ibintu 7 ushobora gukora bikazagutera agahinda muri kino gihe n'ikizaza. Icya mbere ntabwo ndabitsindaho cyane ni ukwihakana umuntu kwihakana umuntu cyangwa kwirengagiza. Narabivuze nigeze kubivuga avuga ngo iyo uhuye n'umuntu muziranye ugashaka kumukwepa, umera nkaho ufite 100 ariko ugashaka kwinjira muri rigore ifite umwobo wa santimetero 20. Ni ukuvuga ngo kwirengagiza bituma wigira muto cyane kandi bitari bugushobokera. Nyuma yaho rero iyo ubitekereje ubundi namwirengagirije iki, usanga uri ropurusha kwa. Icya kabiri ni ukudafasha. Muri uru rwego mubona ibiganiro byacu tugenda tubyoriyanta. Ndabashimira cyane ko nubwo tumaze kuba benshi ariko nta bantu bajya bambwira ngo uravanga. Ndagira gutya nkazana ibya parike, n'ubu hari ikindi kiganiro kigiye kuzaza, nkazana iby'abafite ubumuga, nkazana ibya politike, nkazana iby'umuryango, nkazana iby'amasomo asanzwe. Ibyo byose nuko conscience niyo ya mbere. Nakoze ibyo ngewe nemera, nanjye ubwo naba nkereye akandi gahinda kazansinzikaza, nkajya ntekereza ni kukibira ntabikoze. So aka kabiri rero nako kudafasha nyine abantu. Impamvu hano mpatinda ni abantu benshi bambwira ibyabo. Ari aba badamu 2 tugiye kuvugaho muri kano kanya, ari umudamu uri Masaka wambwiye ko inzu ye yahiye, inzu yabagamo yarahiye, ibikoresho byose birashya, by'abana, amakayi, imyenda, ibyo yakora byose. Ejo buri bwo yaranarwaye ngo ampamagara ashaka, yabuze imiti. Ntabwo nabashije kubona umwanya wo kujya kumusura kuko mbashaka gukora ubuvugizi bw'umuntu nabashije kubona uko abaho, nanga ko ejo bazambwira bati uyu muntu yaragupirase. Ariko uwo mudamu na n'ubu mu gitondo twabyutse tuvugana, yageze naho ambwira ati ngewe hari umupasiteri witwa Mignone wakabaye amfasha. Bambwira ko afasha abantu ariko ngewe sinabasha kumuvugisha. Nanjye rero ampaye nimero ze, naramwandikiye, ntabwo arasubiza. Nanze kumuhamagara kwanga kumukura muri mudu y'amasengesho. Ubwo nawe abimenye, nge ntabwo muzi, sindabonana nawe, ndumva bamuvuga. Ariko urumva ukeneye ubufasha azi naho yabukura, azabo yakwitabaza. So kudafasha ubishoboye nabyo nyuma yaho bishobora kugutera agahinda, ukazajya urushikagurika ariko utari kwiyo mbikora buriya. Icya gatatu ni ukwica ni ukwemerera umuntu ikintu uhubutse bikarangira kikunaniye kukimukorera. So gutanga promesse uhubutse warangiza ukanayica. Umuntu ukamubwira uti umwana wawe nzamugurira amakayi najya gutangira igihembwe cya 2, kubera ko umuntu agutuye ikibazo ukihuta ugahubuka, uhubutse kubera ko ntubanje kubara wowe abawe bazaba bageze ku ishuri, nibihe bindi ukenewe, banki irishyuye, ubukode burishyuye, byose wabivanye mu nzira kugira ngo ubone kwemerera uwo muntu iryo sezerano. So iyo wemeye isezerano uhubutse rero none nyuma ukaryishyuzwa nturyubahirize, nabyo bihora bigukomanga, ntabwo ushobora gutekanya. Icyakabaye cyiza ni ukuvuga ngo tanga promesse witonze kandi uyubahirize, cyangwa se ubyihorere umunsi byakunze. Iyo wamenye ikibazo aho gutanga promesse ngo uzagikemura, bireke. Noneho aho gutanga iyo promesse, ubushobozi nibuboneka uzagira icyo ukora ariko atari kuri promesse. Biranavuna cyane iyo umuntu akwishyuza icyo wemeye ku bushake bwawe, akagihita bibidene. La promesse est une dette, ahadi ni deni. So bivuze ngo iyo ubyemeye rero none utabitekerejeho neza bikakunanira, nabyo bihora bigukomanga, ubaye bihemu kandi biturutse kuri wowe. Ibyo rero niko bigenda. Ngarutse kuri bya bindi byo gufasha no gutanga amapromesse, nanjye abantu baraza nkavuga nzakureba, n'uwo w'Imasaka nambwiye ko nzajya, ariko bwo nzajya mvuye naciye Kanombe, nkora ibya Kanombe nge kureba ya nzu iri ku isoko tuyifotore, wenda nawe w'Imasaka murebe, ngere no ku Muyumbu, umwanya nushoboza. Ariko ubwo nawe narabimwemereye ababinyishyuza. Ari abandi murabyibuka
ababyeyi babiri bari mu karere ka Gakenke nabo bafite ikibazo ngira ngo bijyanye na za caisse sociale cyangwa se ni imibanire n'abakozi n'abakoresha, cyo nacyo ubwo nabemereye kuzajyayo, ariko nabo ubwo umunsi n'umwe nzajyayo mvuye kuri base, kuko ibyo kuri base biri mu murongo mwiza. Hari undi wampamagaye w'Inyagatare ngira ngo za Mimuri, hari abashaka imiryango, bashaka guhura n'inshuti, abo ni benshi. Mudamu uri Nyakariro ndabyibuka wambwiye ufite se wahoze akora muri Electrogaz, itangazo naritanze nta gisubizo ndabona. Uri Kampala we nibura nabashije kumenya ikirari cy'uwo yashakaga, n'abandi ejo harimo wari unyibutse ufite umuvandimwe muri za Mbogo hano muri Rurindo, n'abandi rero byinshi nuko bona bayumva yakabikoze, ariko gutanga promesse uhubutse noneho ntuyubahirize biragukomanga, kuko n'ubyemereye wemereye iryo sezerano nawe akomeza akwishyuza. Nihuse icya kane, ijambo ribi iyo ugiye gutandukana n'uwawe, ugiye gusezeranaho, ubona ko umuntu mugatandukana, ubona yari akigukeneye, mukaganira amagambo adashimishije, icyo gihe utana agahinda nawe agatana, kandi ugahora ukomangwa no kuvuga ngo ubundi kuki dutandukanye. Icya gatanu, gucikwa n'uwo ukunda kandi agiye umureba, rimwe na rimwe wabigizemo uruhare, uburangare, umwanya muke, mbese ukabona gucitse. Icyo gihe rero nyuma yaho ugera uvuga ngo ese kanaka kuki tutakigenderana, kuki tutakiri inshuti, ko atakimpamagara, ko atakinsura. Ibyo nabyo bihora bigukomanga ko uba warabigizemo uruhare. Icya gatandatu ni umwanzuro uhubukiweho, umwanzuro uwo ari wo wose uhubukiweho, waba wo kugira icyo ukora mu buryo buri materiel, ndimo ndavuga wenda niba ari ukugura ikibanza, ni ibintu biri materiel, ariko noneho cyane mu bijyanye n'imibanire y'abantu, ufata umwanzuro uhubukiweho, ibyo nabyo bigutera inkomanga. Ushobora kuba, tuvuge urugero, muri famiye yifashije mu rugero, ariko mubonye umwana aho kumufashiriza iwabo mumuzanye mu rugo mu buryo buhubukiyeho, nimwize wenda uko yitwara, ejo hari ibyo abashije kwangiza, cyangwa se uburyo ashobora kuba yakwitwara nabi mu muryango rimwe mwamuzanye. Icyo gihe wa mwanzuro uhubukiyeho niwo ushobora kuba wagukomanga, bikagutera agahinda, ukajya ubona. Iyo mvuze agahinda ntabwo ari ukuvuga ngo ni uguhora urira cyangwa se cyangwa uganya, ariko ni hahandi ugera ahantu ugeze nko ku meza watekereza icyo kintu, ukabona umuntu ifurusheti arayifashe ntiva mu ntoki, cyangwa se umuntu ari mu kabari ageza yitangira itama. Burya ntabwo ari ukwibuka ko mama watakiriho cyangwa se ise yazize impanuka, aba ari n'ibyo ngibyo bindi biba byabaye, ibyo bintu bimwe biba byaciye aho ngaho, ariyo myanzuro ihubukiyeho, ari ukudafasha, ari kurogereta. Nkunda kubivuga ko majuto ni mujuku, kwicuza biza nyuma. Kwicuza ni umwuzukuru, ibyicuzo ni umwuzukuru, niko navuga muri traduction littéraire. Majuto ni mujuku, ibyicuzo ni umwuzukuru. Ni ukuvuga ngo urabyara, hanyuma ukora ikintu, ubwo ni umwana ubyaye, hanyuma ukazicuza, ni umwuzukuru, ni ibi byawe n'icyo uba warakoze. Hanyuma icya nyuma rero gishobora kugutera agahinda wabigizemo uruhare, ni ukutikunda, ni ukwiyanga, ni ugucika intege. Ukiyima ibyo abandi bashobora. Urugero, mu mitekerereze n'imibanire n'ikise, navuga gukira muri buno buzima tubamo, ushobora kwicara hano ukavuga uti hariya bari gutanga akazi, wenda bari gutanga akazi ko kubara imisoro, ni urugero. Nta kazi ufite, wenda wigiye hege cyangwa wize indimi, ukavuga uti se bari mu misoro bashaka abize kontabilite. Ejo ukanga kudepoza, ejo wajya kumva uwo mwiganye undi wize hege cyangwa wize lettre yakabonye. Icyo kintu cyihora kigukomanga ubuzima bwose, kubera ko wiyibye amahirwe. So bigerageze byose birangire, wowe usigara uvuga uti ntako ntagize. Buriya ndashimwe niba akunda kujya avuga ati kubaho ukennye si amakosa yawe, ariko gusaza ukennye ni amakosa yawe.
kubera ko nkunda kubivuga, hari n'umuntu wigeze gukatakana akajya bivuga mvuga ngo amahirwe urayasanga, Imana ifite uko yabipanze, hari aho uzahurira nayo. So niba wirwa mu buriri, ayo mu buriri yo ntayo tujya tubona, n'ibiryo ntibyagusangayo, n'amazi yewe utikiye wasake ntago yazi. Ariko va mu rugo, va mu gitanda, jya muri salo, jya muri jardin, jya ku muhanda, cyangwa se tembera urenge ugere za Rwamagana, ugere za Gicumbi, ushobora kugenda aho ngaho ugana ari uri kugana ku mahirwe yawe. So ikintu utagikoze rero ntabwo ushobora kuvuga ngo kirakwizanira. So iyo rero hari icyo utakoze cyari kukugirira amahirwe, wicara ubirogereta ugahora muri ka gahinda. Uko niko uwo mukobwa ikiganiro cy'uwo mukobwa cyari kimeze, avuga ko yabikuye mu gitabo bita The Social Animal, inyamaswa social animal. Ubwo umuntu yayita nk'inyamaswa muntu, kuko ikiri sociale ni kiba mu bantu, ariko ni inyamaswa, ni inyamaswa muntu, niko nakita icyo gitabo. Ariko social animal nuko ibivuga. Hari agahinda kenshi abantu bashobora kwitera babizi cyangwa batabizi bikazabagaruka. So igihe cyose rero bishoboka ibi byose mbabwiye, buri muntu ajye yitwararika. Niba ushoboye kugira icyo ufasha, umutima namuka kubwira uti nyamara ibi bintu umuntu ari gusaba 500, ukawenda ukavuga uti akeneye 500, ariko inonte mfite ni ya 5, ntabwo nayivunjisha. Ariko umutima wakubwiraga ngo yamuhe, please shaka yarandi vunjishe. Niba afite telefone yamwohereze kuri telefone, aho kugira ngo ugeze kugera ahantu utangire ushikagurika ngo ari kuri ya muntu. Niba yashakaga yo gutega bisi, none yaba araye nzira, abagizi banabi bakamugira nabi, nta ruhare naba mbifitemo, ugahora muri urwo, yamuhe usigarane 500 ukoreshayo n'ibindi. So niyo mpamvu rero rimwe na rimwe naje gusanga impamvu mbigarukaho, naje gusanga bingwaho ufasha ntanga nukuvugira abantu, umwuka ntawungura, cano ni y'abavandimwe, kwivugira kuri cano hakagira igikorwa. Nge kubwanjye basoje ibyanjye. Reka twinjire rero noneho muri uyu muryango wa Gicumbi. Umudamu w'umushinwa ndaza kumuvuga nyuma. Isuze mu karere ka Gicumbi rero, umurenge wa Mutete, akagari ka Gaseke, umudugudu wa Gasharo. Abagana inzira ya Gicumbi iyo umaze kurenga Cyamutara ukagera ku isantere ya Gaseke ku isoko, ugakomeza ugira ngo ujye Ibyumba, hari aho bita ku Idigiri, hari n'ikiraro. Ni ukuvuga ngo abo bantu batuye mu kaboko k'ibumoso ugana Ibyumba. Umwana ejo yarampamagaye ambwira ko ari kubarizwa mu karere ka Kamonyi. Yahageze afite imyaka 17, ubu ngubu afite 21. Dongo kuva 17 ntabi wabo ngise yarabamenesheje. Uwo ni umwana wa kabiri. Amamagara ni mugoroba reference nuko nari mvuye mu kiganiro impamo kandi tukirangiza saa 3. Yamamagaye nyuma ya saa 3 ambwira ngo bamuhaye nimero zanjye, ambwira ati ubu ndi muri Kamonyi, iwacu ni Gicumbi, ati nashakaga umunyamakuru ukorera Gicumbi. Bari bamuhaye izanjye nyine ko wenda ndi umunyagicumbi cyangwa se simbizi. Icyo nzi nuko icyatumye aza nanjye nicyo gitumye mbivuga. Umwana arampamagara ati data yatumenesheje, none uyu munsi arimo aragurisha imitungo yacu, abana 6. Arambwira ndamaze se ndababwiye ko yagurisha. Ati umuntu urera umwana umwe mu bo tuvukana niwe waduhamagaye atubwira ko data ari kugurisha imitungo, yaratumenesheje. Uwo ni umwana, ubwo ni ubuheta. Ndamaze se uwo wabikubwiye, ndabona nimero ze arazima, namuhamagaye ntiyanyitaba. Arambwira ese mama wawe afite nimero? Ati nawe baramumenesheje, afite telefone nawe arazima. No, ntangira kubahamagara bombi, abo babyeyi bombi, ari urera umwana ari n'umugore nyina wabo bana bose. Ngize amahirwe nyina w'umwana, nyina wabo bana abari we aza kumbipa, nabahamagaye bose nibitaba. Umwe aza kumbipa arabimbwira ati nyitwa Nyirahategeka Ernestine, nashakanye byemewe n'amategeko n'umugabo witwa Gashumba mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Mutete, akagari ka Gaseke, umudugudu wa Gasharo. Ndamaze Yesu uri hehe? Arambwira ati tumaranye imyaka 23, tubyaranye imbyaro 8, hapfuye 2, hasigaye abana 6, bose nta numwe ubana na se.
usibye umuhungu umwe nawe wigeze gutorongera akaza kugaruka, ubu niwe uri kumwe na se, abandi bose ari nyina, abana 5 are aho ni umuryango. Arambwira ati ubu ngubu umukobwa wanjye mukuru nawe yashakiye muri Kayonza, murenge wa Murundi, ngira ngo abahazi Murundi ni hirya gato yo wegera ishyamba ahitwa za Gasarabwayi, hirya na za Kageyo, ni hirya gatoya, ntabwo ari hano hino y'umujyi. Arambwira ati ubu niho ndi. Ngaho ndi mwibaza umugore washatse umaranye n'umugabo wasezeranye n'umugabo mu karere ka Gicumbi, bamaranye imyaka 23, umugabo ari Mutete, umugore ari Murundi muri Kayonza. Nuko arambwira ati abana bamwe bari mu baturanyi, ambwira ko n'ibintu biba bitangaje cyane, abantu bari Gicumbi rwose mudufashe, nzabona impa meya rwose dufashe. Uyu mugabo ngo yahimbye urupfu rw'umwana. Hari umwana wabaga kwa nyirakuru Irutunga ahegera Muhazi igice cyo hasi, umugabo ajya kudekarara ko umwana ngo yaguye muri Muhazi, hanyuma ajya gushaka umurambo mu bitaro bya Byumba, ariko ngo agamije kugira ngo abone uko agurisha, avuga ko nyine agiye gushyinguza umwana. Baza gusanga umwana ariho, abavandimwe baramuhamagara, na nyina aramuhamagara, basanga umwana arahari. Ubwo Rutunga nawe, uwo mwana nawe muri icyo gice cya Rutunga yegera Muhazi igice cyo hasi kirebana na Gicumbi. Uyu mudamu Nyirahategeka Ernestine avuga ko ari kumwe n'umwana umwe wenyine wa Bucura, avuga ko n'ikibazo yakigejeje muri Haguruka. Ubwo ni ukuvuga ngo ari Haguruka nabo bakomerezeho, n'akarere ka Gicumbi gakomerezeho karebe iby'uwo muryango. Mu bana 6, umwe yarashatse ari muri Kayonza, umukurikira ari Kamonyi, undi nuwo ngo bavuga ngo yaguye muri Muhazi, undi abana n'umuturanyi muri kara gace ka Gaseke, umutoya Bucura niwe ubana na nyina. Kwiga reka da, ugeze kure arangiza 6e primaire, abandi urumva bakiri batoya bo ntibigeze banaritangira. Cyo ni ikibazo. Hanyuma umugabo ngo ajya mu bitaro bya Byumba gushaka umurambo, avuga ko umwana we yaguye muri Muhazi. Hanyuma ejo rero bakavuga ko uwo mugabo yagurishije ubutaka, abugurisha n'uwitwa Ubarijoro uturuka muri Nyagatare mu Mutara, ariko ngo uwo Ubarijoro akaba yarigeze kuguriza 300,000 uyu mugabo witwa Gashumba. 300 byari bijyanye n'urubanza yarafitanye n'umugore, ariko bitaragera kuri gatanya. So uyu nguyu Ubarijoro wagurije Gashumba 300 ngo niwe warayaguze, kuko uyu munsi ni tariki 10. Yego, yagurije ku itariki 8 ejo bundi 8, yego, yes, 10 n'uyu munsi, ku itariki 8 cyangwa 9. Icyo nzi cyo nejo bundi yagurishije, agurisha n'uyu nguyu witwa Ubarijoro wigeze kumuguriza 300, ariko muri kwa kugurisha nahamagawe n'umwana w'ubuheta, umwana wa kabiri, umubyeyi nawe twavuganye, abo bose ntibazi iby'ubwo bugure. So rero nge nibaza ko inzego zibanze mu karere ka Gicumbi n'umurenge wa Gaseke sinibaza ukuntu ubwo bugure bwagira agaciro. Niba ari umutungo w'abantu bashakanye byemewe n'amategeko, bagomba kubikurikirana. Ubwo sinzi niba Gashumba arafata amafaranga, Ubarijoro ashobora kuzabihomberamo umunsi byazamutse, kuko urumva ko umugore ntabizi, abana ntibabizi. Cyokora uwo muhungu ubana na se we ngo yigeze kuba za Kigali, ashobora kuba kubera ko ari kubana na se ashobora kuba hari, ariko ubwo bugure yaba Ubarijoro yaba ari Gashumba sinzi niba ari inzego zibanze zirabusinyaho. Ibyo rero impamvu bivuze Gaseke ntabwo ari kure, nashobora no kuba nasimbukirayo, ariko nzabishakira umwanya mbivuze kugira ngo nibura ababasha kubyumva babe bafatirana, bakumire, batesha agaciro ubwo bugure bitarateza ingaru ngo Ubarijoro wari ahombe cyangwa se na Gashumba bibe ngombwa ko yishyuzwa ayo mafaranga, kandi wenda nta bundi bwishyu afite, kuko bwose agomba kubukura mu mutungo w'umuryango.
so namamaze rero amakaro meza ni ku Ikaro Plaza hariya i Remera, inzu nziza y'umweru iri hirya ya sitasiyo iri imbere ya gare ya Remera uciye munsi. Amakaro meza n'ibindi bikoresho byose byo kurangiza inzu, abo ni abantu tumaranye umwaka urenga kandi tuzakomezanya. Mugende mugure amakaro, amarange, gypsum, rangete n'ibindi, hanyuma mubanze mukoreshe komande, mubahamagare kuri 0783 250 46. Abakeneye kwiga gutwara ibinyabiziga mujye kwa mwarimu Clement, mu muhamagare 0782 48 32. Ikindi nuko nabibutsa ko duhagaze muri Urban by City Blue, ahantu hari amafu n'amafunguro. Izuba riba ryaramukiye Kigali, ariko kubera ibiti biri mu Kiyovu cyo haruguru ntabwo izuba turyumva, niyo mafu nyine. Twagiye rero umugore yampamagaye ku cyumweru, umugore ukiri mutoya w'imyaka 34 wabyaranye n'umushinwa abana 2. Hanyuma urumva umwana mukuru afite 14, umuto afite 11, barimo bararangiza amashuri abanza. Umugore naramusuye mbere yo kujya mu nyandiko, hari amafoto Olivier azagenda acishamo. Naramusuye aba mu nzu y'icyumba na saro, ariko nayita akumba na saro. Ni abamotari bakunda kuvuga ngo rayi kirenge ni rayi kirenge, akamanutse gutya ni kasaro, kameze kasaro wakata gutya ukaba winjiye mu kumba, kakabaye nka koridoro. Ko ni icyumba kirimo agatanda ka metero 90 z'ubugari, aho kurambura amaguru. Icyumba gifite nka metero 1 n'igice, ko harimo igitanda cya 90 nicyo bicaraho bakageraho barambya, utwenda tumanutse ku misumari, amakayi y'abana arambitse ku isima hamwe n'inkweto zabo. Urugi ni ingunguru, urugi rw'icyumba ni ingunguru, urwo kuri sarumanza ari metalike cyangwa igiti. Muri saro harimo imbabura idaheruka kwaka, iriho isafuriya imwe n'umupfundikizo. Mu isafuriya narapfunduye, ibyo nasanzemo ntabwo ari miette alimentaire, wapi, ntabwo ari déchet alimentaire, n'utuntu harimo udupapuro, ngira ngo nk'udupapuro twavuye ku binini cyangwa kuri bombo. Icyitwa meza ye ni ikintu gikoze muri ya madeshe ava mu gakinjiro. Nta ntebe irimo, nta mukeka, nta musambi, inzu itagira parafo, ngo bakodesha 40,000. Umugore ndamubaza, ubwo urumva yampamagaye kuva ku cyumweru, shaka abakameramani ndababura, bari ba Olivier ndababura, ba Dani ndababura, ba Jaras ndababura, ariko kubera yari gahunda itunguranye kandi ari weekend, biba ngombwa ko njya kwireberayo. Mbizanye kugira ngo byoroshye inzego zigira icyo zifasha uyu mubyeyi mbere yuko yiyizira, kuko we iyo no kuri telefone abaramarira. Nejo tuvugana yari amarira, avuga ati naha ngaha ndi kuba ni nko kwirinda imibu cyangwa se kwimbwa zandira abana, ariko nta kubaho. Arambwira ati ndabaze se iyi safuriya imwe niyo mutekamo? Atereka ntabwo duteka, ubu turya muri restaurant ku ideni. Andi masafuriya y'amasahani ati non, ibikoresho byo mu nzu by'igikoni, amasafuriya, amasahane, amafurushete n'akamatora k'abana, ngo byatwawe n'umuntu yari abereyemo ideni $50,000. Ubwo ni ubujyaha habi yagiyemo nyuma y'uko umugabo we apfa w'umushinwa. Ndaza kubigarukaho kuko yaramufashaga mu buryo bugaragara kandi nawe azabyivugira. Ibya nyuma ibyo byoroheje byatwawe n'uwabereyemo ideni $50,000. Hanyuma ibiremereye, intebe, ibitanda byiza n'inzu yabagamo mbere y'120,000 yayivuyemo nyuma y'uko umugabo we apfuye. Noneho nyuma kampani umugabo yakoreraga nayo yabanje kumufashaho. Umugabo yakoze impanuka mu kwa 4, apfa mu kwa 6. Noneho kampani yakoreraga ifasha wa mugore kugeza mu kwa 8. Nyuma y'uko kwa 8 n'ubwo buzima bwabaye swahama niko navuga, cyangwa se bwashaririye.
ava mu nzu y'120 ibikoresho arabigurisha, niyo atabigurisha ako kazabamo ntibyari kujyamo. Hanyuma n'ibikoresho byo mu gikoni byoroheje, ibyo byatwawe n'uwabereyemo ideni, ubwo nabona amafaranga azamwishyura. Ndumva ari ibyo twaganiriye, ndareba akazu ko kangana, igitanda cya 90 kiryamaho abantu batatu, kandi urumva ni abasore, narebye mu mafoto ni abana b'abasore b'inzobe cyane, urumva naba bafitemo amaraso y'umushinwa. Abantu batatu ku gitanda cya 90 metero, bararya muri resitora kugeza ryari. Nubwo nta bikoresho by'igikoni bafite, ariko no guhaha ntabyo bashoboye. Hanyuma rero ibaruwa ndaza kubasomera ni ya kampani umugabo yakoreraga, ibaruwa yaciye no kwa noteri. Kampani umugabo yakoreraga ndaza kuyibasomera, harimo akantu kanditsemo ngo ahawe ubufasha, yemeye ko ubufasha ahawe bumuhagije. Ubufasha buhagije turaza kubugarukaho. Ndaza kugaruka umugore ku bijyanye n'umushinga iyi kampani yamusabye, umushinga w'icyo yakora kugira ngo abashe gufasha abana. Hanyuma ndaza kwereka impapuro mfite, usibye amafoto nafashe. Abana barishiriye ku ishuri umwaka wose, bose bararangiza 6e primaire, nta kibazo cyo kwiga bafite, n'ibikoresho birishyuye 540 kuri buri mwana ku ishuri bigaho hariya hafi yaho batuye. So kampani yafashije yishyura minerivare zose, ariko abana ntibarya. Katwizere ko imyenda yo bazaguma, imyenda yo nta kibazo, amakayi wenda arishyuye, ariko umwana wishyuriwe 180 bya buri gihembwe atarya. Ararya restaurant matin midi soir, mu gitondo saa 6 na nimugoroba. Ibyo bizarangira, nyiri restaurant zihangana kugeza ryari? Umugore bamubwiye ngo akora umushinga, bamuhe imishahara y'umugabo we abe yayizunguza imishahara y'amezi 3. Ni ukuvuga ukwa 4 umugabo yakozemo impanuka, ukwa 5 n'ukwa 6 yapfuyemo. Ibyo bamubarira imishahara y'amezi 3. None bamubwira ati ko nta nzu yavamo, yari 1,11,000. Umugabo yakoreraga umushahara ngo w'ibihumbi 2 cyangwa 3 simbyibuka by'amadolari. Bamubwira ati rero aya mafaranga niba nta nzu yavamo ngo uyishyiremo abana, kora umushinga tugufashe. Umugore akora umushinga, basanga ni $12,920. Atanga na konti, baragenda barabika. Ubuzi 12 zanganaga nyine n'imishahara y'amezi 3 y'umugabo. Yari yakoze umushinga wo gukora iduka ry'imyenda, arategereza araheba. Itariki 29 z'ukwa 7 2024 nibwo yatanze uyu mushinga, barabika. Abana nabivuze ko bishyuriye. Mu bijyanye n'amategeko, kwanza uyu mugabo yakoze impanuka mu kwa 4, ariko guhera ku itariki 23 z'ukwa 4 2024 umugore niwe wamurwazaga. Umugabo yakoreye impanuka aho yakoreraga mu karere ka Burera i Butaro, yari umwenjeniyeri umushinwa. Umugore ajya kumurwaza kuva kuri 23 z'ukwa 4 2024 kugeza 19 z'ukwa 5 2024. Avuga ko kuri iyo tariki abandi bagenzi b'umugabo we bamwirukanye, bavuga ngo uko yambwiye ngo bamubwiye ko ngo uyu mugabo amubonye ngo arahungabana. Ati rero wowe waba uvuye aha ngaha, hanyuma umugabo agatuza, tukabona akavurwa atuje. Nyuma yaho umugore ahavuye kuri 19 z'ukwa 5, umugabo apfuye mu kwa 6
umugore akavuga ati nta n'ibyo bambwiye, n'abana ntibazi, ntibigeze basura se arwaye, ntibigeze bamushyingura, mbese ibintu nk'ibyo. Ariko ibyo ngibyo avuga ati wasanga ari imico yabo, ati iyo mbabaje barambwira ati ese niba twaratwitse tugashyira mu mazi cyangwa tukajya gutati byakumarira iki. Ariko icyo ari gushaka ni icyitwa uburenganzira. Kuva icyo gihe umugabo arwaye, kampani yari ifite umukozi ituma akajya kwishyura inzu. Nanamubwiye rwose ko uyu mukozi wishyuye minerivare z'abana ni nawe wishyuraga inzu uwo mugore yabagamo n'abana igihe umugabo yari arwaye, kuko mbere umugabo yari yishyuriraga akishyura nyiri ibyondo, nyiri inzu. Amezi 3 kuva mu kwa 4 kugera mu kwa 8 amafaranga yavaga kuri kampani umugabo yakoreraga, wa mukozi wishyuriye abana akaba ari nawe uyashyira nyiri inzu cyangwa akayamuha kuri mobile money. Nababwiye ngo baze kumpa kopi. Minerivare zo zishyuwe ku itariki, zishyuwe ku mu agenti zishyuwe ku itariki 10 z'ukwa 11 2024 nibwo minerivare zishyuwe z'abana babiri, buri umwana umwe 54,000. Umugore rero aragira ati si ubufasha nkeneye, akongera akavuga ati abana bari bafite umwarimu wabigishaga cours du soir, uwo nta gihari kubera ko badafite ubushobozi bwo kumuhemba. Akavuga ati rero mu byo nsaba ntago bikiri ubufasha, ni uburenganzira. 1 ku mutungo w'umugabo yari afite aho yabaga Burera, imashine zitari z'akazi, televiziyo, ibitanda, umutungo yari afite aho ngaho yabaga Burera. Akongera ati niba yarazize impanuka yo ku kazi, ibijyanye n'impanuka yo ku kazi, ese kampani imugomba iki? Harimo umushahara, imperekeza, cyangwa se niba yari assurance yo ibizava muri assurance nabyo nibyo ashaka. Ibyo ni uburenganzira nk'umugore. Hanyuma agashaka umushahara w'ayo mezi 3 uyu bari bamwemereye, bakamubwira ngo nakora umushinga bikarangira umushinga utabaye finance. Ibyo nibyo abara nk'uburenganzira bwe. Avuga ko we ubwe azi ko umugabo we yari afite undi mugore mu Bushinwa, hanyuma bakaza batari bakibana, ariko abana babiri ngo bajyaga bavugana n'uyu mugore nka mukase, harimo umwana umwe washatse n'undi ukiri ingaragu, bajyaga bavugana. Akavuga ati rero inzego nitabaje zibigendamo biguru ntege. Nk'uyu mushahara bari bamubwiye atangira kuwupangira, birangira atawubonye w'amezi 3. Mu mafoto muraza kubona ko uno mugabo yari afite indangamuntu y'umunyamahanga, bien sûr zazindi zitangirwa na 3. Mu mafoto murabonamo amafishi y'ikingiza yo kwa muganga abana bavuka. Ku mafishi handitsemo amazina ya nyina w'umwana na se, yewe n'amazina abana bafite arimo amazina afitanye isano. Nta mazina y'ikinyarwanda bafite, nta numwe pe, nta mazina y'ikinyarwanda bafite. Nta mazina y'ikinyarwanda bafite amazina akomoka mu Bushinwa. Hanyuma mu byo yanyeretse harimo mu mafoto muraza kubonamo, harimo n'ifoto na raporo y'inzego z'ibanze yemeza ko uwo mugabo, uwo Mushinwa yari umugabo w'uwo mugore. Urumva imyaka 14, abana ni bakuru. Umugore yambwiye ko umugabo yabaga Burera, ariko kabiri mu kwezi cyangwa 2 mu cyumweru. Yari i Kigali 2 mu cyumweru, cyangwa se yabari Burera akaza 2 mu kwezi agatahira uwo mugore. Abantu babiza, abaturanyi, ba nyiri inzu ari bubishyura. Donc ntabwo kuba uyu mugore yabyaranye n'Umushinwa
gihamya zirahari nyinshi, ifishi ya batisimu, raporo y'umudugudu y'inzego z'ibanze, hanyuma no kuba kampani umushinwa yakoreraga yemera uwo mugore bigaragarira muri uko kwishyura inzu, muri uko kwishyura minerivare z'aba bana babiri. Noneho n'iyibaruwa n'aya masezerano y'ubwumvikane yagiye kwa noteri, ari nayo ngiye kubasomera muri make nkaza kurenzaho komantere zanjye. Aya masezerano y'ubwumvikane aragira ati: hagati ya CCC, China Civil Engineering Construction Corporation, ihagarariwe na umubyeyi Sandrine, uyu niwe bavuga, niwe umwana uyu mugore avuga ko ariwe wishyuye n'izi minerivare, niwe wishyuraga n'iyo nzu, mbese niwe ugaragara cyane cyane mu bwumvikane. Ihagarariwe na umubyeyi Sandrine ufite ID iriya yatangiwe Nyamagabe Cyanika, na Uwase Pamela, uwo ni wa mugore ufite ID iriya. Hakozwe amasezerano y'ubwumvikane mu buryo bukurikira. Ingingo ya mbere: kampani ihaye Uwase Pamela amafaranga y'u Rwanda miliyoni 3 y'ubufasha kugira ngo abana be babiri ari bo mazina reka wenda ubwo ari abana yabyaranye na Liu Guangyang, kugira ngo aba bana babiri bakomeze bige kandi babone n'ibibatunga. Miliyoni 3. Amasezerano simwe ku itariki 10 z'ukwa 9. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri: Uwase Pamela yemeye ko ubufasha hawe bumuhagije kandi ko ntacyo azongera kubaza kampani cy'ubufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko ahawe amafaranga yo gufasha abana yabyaranye na Liu Guangyang. Ingingo ya gatatu: ubu bufasha Uwase Pamela abuhawe kuko avuga ko yabyaranye na Liu Guangyang wahoze ari umukozi wa CCC, ariko ubu akaba yaritabye Imana. Ubwo ndagira ngo n'ababyumve n'abanyamategeko mwese urese avanemo ibye. Ingingo ya kane: aya masezerano akozwe mu bwumvikane bw'impande zombi nta gahato, bikorewe i Nyarugenge none ku itariki 10 z'ukwa 9 2024. Abagiranye amasezerano kampani ihagarariwe na umubyeyi Sandrine, nimero ze ziriho, na Pamela, Uwase Pamela nawe nk'umugore, binyura kwa noteri nkuko mwabibonye rengibi. Umugore aka kantu ko kuvuga ngo ubufasha bumuhagije bwa miliyoni 3, nibyo nabajije umudamu, ndavuga se warabisinye ko buguhagije koko? Ati reka nabanje nishyura amadeni ngira gute, atari kubwo nari niteguye ko ubwo ari ubufasha bampaye nk'iki nko kumfata mu mugongo ku mugabo wapfuye, atari ko nizeye ngo 1 umushahara yakoreraga nzawubona, 2 assurance ibijyanye n'umukozi waguye mu kazi wazize impanuka zikomoka ku kazi nzabibona, hanyuma mpabwe n'imitungo yindi yari afite mu Rwanda. Umugore rero arasiragira birangira mpamagaye, nabwo yampamagaye yambwiye ko hari umuntu wamuhaye nimero zanjye, ni umunyamakuru mugenzi wanjye ufite n'umugore bose bahoze mu itangazamakuru. Ubwo nabiretse ariko yego icyo shaka ko so ngayo ngukorera uyu mugore. Iki kiganiro nkikoze kugira ngo bibe nk'ibyoroshye bishobotse, ugize icyo ashoboye, yaba bujyana mu mategeko, yaba imiryango nkazahaguruka ya yindi iharanira uburenganzira bw'abagore, bagira icyo bakora, tungurana ibitekerezo bagenye icyakorwa kuri uyu mudamu, n'inzego yaba yaritabaje zigira icyo zikora, cyangwa se begere bace mu gikari bagira inama kampani, barebe ikishoboka mu by'amategeko. Kuko ikigaragara cyo ntabwo umugabo akiriho yigeze yihakana umugore cyangwa ngo yihakana abana ko bageze mu wa 6 ejo bundi barajya segonderi bishyuriwe umwaka. Wenda reka dusipoze ko nibamara gutsinda wenda kampani izongera igatanga amafaranga, ariko hano hari amasezerano y'ubwumvikane avuga ngo ubufasha buhagije kugira ngo afashe abana rero ntago siribaza ko umwana wa Kiroge ari ugufashwa kwiga primaire ngo birangiriraho. Icya kabiri
bakomeze bige kandi babone n'ibibatunga. miliyoni 3 ku muryango w'abantu 3, kurya, kunywa, inzu, amazi, umuriro, noneho bari basanganwe n'andi madeni. Izi miliyoni 3 yazifashe mu kwa 9, ukwa 10, ukwa 10, ukwa 11, ubu turi mu kwa 12. Ambwira ko ngo yafashe avuga ati ubu nibwo bufasha bwa nyuma, ibindi ni uburenganzira. Uburenganzira ni iki? Ni ikizava muri assurance, ni ibihabwa umukozi waguye mu kazi, ni umutungo umugabo yari asanzwe afite. Ikigaragara cyo ntabwo company yamwihakanye, bazi ko yabyaranye n'uyu mugabo, n'uyu nyakwigendera. Umudugudu urabizi ko nyakwigendera yagendaga muri urwo rugo. Ibindi byo sinzi niba barigeze bapima ADN, ariko ikigaragara cyo abana isura y'umushinwa ntago wapfa kuyiyoberwa ku muntu yabyaranye n'umwirabura. Ibyo ni ugupimisha ijisho kwacu, ni ugusesenguza amaso, kumwe nkunda kubivuga ariko nuko. So naramusuye ejo kuwa mbere naramusuye, yamamagaye kuva ku cyumweru ntibyankundira kumugeraho, ariko nanone ntago nifuje ko ari we uza direct, ntago birenze icyumweru ntamubazaniye akabyivugira mu marira no mu marangamutima. Ahangaha ngiye ubu nagerageje kugerageza mbishyiramo n'ubunyamwuga, nshyiramo no kuba ndi umunyamakuru, no kuba ikibazo atari nge kireba, mbese n'ibindi byinshi, kugira ngo nibura bitagira abo bihungabanya, wazabivuga mu marangamutima ye. Hari n'ibyo nibagiwe, ibyo nibyo twaganiriye. Mu mafoto muragenda mubonamo ka gatanda akicayeho, twa twenda muratubona, yandanga muntu y'umugabo murayibona mu mafoto, ya makaye y'abana arambitse ku isima iruhande rw'udukweto twa bodaboda, ya saro irimo isafuriya imwe n'ikintu kimeze nk'akabati cyangwa ameza, mbese byinshi bimwe na ifoto na raporo gira ngo na raporo y'intuza y'inzego zibanze yemeza ko uwo mugore ari uwo mugabo wapfuye yari umugabo w'uwo mudamu, nabyo byose murabibona. So nyuma yaho tuzamuzana, nangaga kugira ngo mbe namwakira ntazi uko abayeho, byo byari ngombwa cyane, ariko nagezeyo nuko nabibonye uko nabibabwiye. Hanyuma rero reka dufatikanye turebe aho bipfira, habe hakosoka. Ese nubuhe burenganzira uyu mudamu yemerewe? Abo muri haguruka badufashe, za Profame badufashe. Ese niki hari ibyaha birimo ku buryo byajya mu nkiko? Ese hanyuma ubuhuza n'iyo company, kuko nibaza ko biraza kugera no muri cadre y'imibanire y'ibihugu, imibanire ya company naho n'ibyikora. Ntabwo abana babiri baba ikibazo hagati y'ibihugu bibiri, icyo cyo ari cyo umugore avukamo kirakomeye, ari cyo umugabo avukamo kirakomeye. Kandi ikindi nemera nuko ibyo bihugu byombi bibanye neza, ntabwo aba bana bazananira ibihugu bibiri. Niyo mpamvu bizajya hano kugira ngo abantu bungurane ibitekerezo, turebe aho ikibazo cy'aba bana cyaganishwa, nubwo bavugirwa na mama wabo, ariko barimo barakura 14 deja. Umukuru afite 14, umuto afite 11, bose bagiye bari kurangiza 6e primaire, bagomba donc umwaka utabarajya secondaire. Kadufatirane turebe abantu tungurana ibitekerezo. So ntacyo nakora kirenze kubashimira. Ndabizi neza ko ari abanyamategeko barajya mu ngamba, ari abiga ibibazo by'imiryango barajya mu ngamba, abazi ibijyanye na relation internationale, kumenya ese umunyamahanga ubyaye aha ubyaye mu kindi gihugu bigenda bite, ese bareba umwana bareba nyina, ibyo bintu byose bive mu nzira. Ariko uyu mugore ave mu kangaratete n'abana be babiri. Ikigaragara nta na hamwe higeze hagaragara ko mu byo yanyeretse n'ibyo nabonye, nta namwe bigeze bigaragara ko hari uwihakana abo bana. Ari company yakoreraga, ari nyir'ubwite nyakwigendera, ari communauté, bemeraga ko uwo mugabo afite abo bana. So rero reka dufatikanye, nicyo nashakaga kubabwira muri kino kiganiro. Wenda ubutaha nyuma maze kubona ama reaction y'abantu, umudamu nzamwizanira abyivugire nka nyir'ubwite. So mwakoze cyane rero, turabakunda.
kandi uko twiyongera mu bwinshi ari uko twiyongera no mu bumenyi, navuga ngo ikira mu bwiza, yego tube benshi ariko benshi beza, aho kuba benshi barimo abatari ku murongo wo kujya inama, tukume turi bake beza bagenda biyongera, tube benshi tuguma tuba beza kurushaho. Mwakoze cyane.